Abakobwa bacu barava muri Miss Rwanda ariko nta gukurikira ngo ubuzima bwabo bumeze bute, nta gukurikira ngo abayeho ate, arasangira na bande, yakora ikosa tukamublaminga ko yakoze ikosa, ariko ntabwo uzi wa muntu yabanje kuva hehe. Azi yari imbere ya kamera agusubize neza, urabona ko afite ubwenge, afite bwa bwiza na culture, ariko ntabwo uzi mu by'ukuri behind scene ya bwa buzima wa muntu abayemo, cyangwa se uwo mukobwa ugiye kuba nyampinga w'u Rwanda afite izindi ndangagaciro. Ngiye ntekereza ko umwana kugira ngo ajye kuba nyampinga w'u Rwanda yakagombye kubanza gutozwa, hakaba ari amasomo runaka mu bigo by'amashuri atoza abana kugira indangagaciro zo kuba nyampinga w'u Rwanda cyangwa se undi muntu wese. Uyu munsi rero dufite ibigo by'amashuri bakagombye kugira isomo ahandi umwana uzaba nyampinga w'u Rwanda yakagombye gutangira kurerwa from nowhere. Abo umustar nibyo, ariko ntago azi nyine gushaka kumaintaininga bwa bustar, ntabwo azi ngo bizagenda bite kugira ngo amaintaininge kuba icon w'u Rwanda. Amakuru ntafitiye gihamya naje kumenya ku ruhande nuko yirukanywe mu Mbuto Foundation. Can you imagine umwana utarageza imyaka 25 akaba ageze ku rwego rw'uko atangira kwirukanwa mu bigo runaka akoramo? Uwo mwana azatanga ubuhe burere mu gihe nawe yabaye umubyeyi? Umwana utangiye kugonga imikindo, umwana utangiye kugonga amazu y'abandi, umwana utangiye gutwara imodoka yanyoye, ejo azigisha iki umwana we? Ejo azajya imbere y'Abanyarwanda ababwira iki? Inshuti z'aba bakobwa mubamariye iki? Iyo miryango muvukamo ibamariye iki? Bakabona wasinze, muradandabirana, muraruka, muragira gute, akumara icyo nyine ari inshuti yawe. Dufite ikibazo cy'ababyeyi b'ejo hazaza. Kubera iki? Kubera ko uyu munsi umwana arangirika ku myaka 22, 23, 7 mu myaka 30 aribwo abatangiye none kuvuga ngo ndimo ndubaka ubuzima, agasanga bwa buzima bwaramusize. Ejo nejo bundi wabona umuntu agumiwe cyangwa se yandagaye cyangwa se agize ikindi kibazo ngo abazimu bateye. Ese ubundi wagira ngo ni shitani yateye muri entertainment? Ubundi harimo uhe muzima? Dukeneye kubona urubyiruko ruzasimbura ba data na ba so na ba nyokorome na bande bose, ariko bitewe n'imyitwarire dufite uyu munsi nk'urubyiruko ntabwo turi gutanga icyizere. Reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane aho uri hatandukanye. Ntekereza ko Nyagasana akomeje kukurinda kandi nanjye akomeje kundinda. Ikaze kuri wowe wakoze subscribe kuri Leya Entertainment. Njye nitwa Leandre Nimugabo, n'ubundi tubana mu biganiro bitandukanye by'imyidagaduro. Uyu munsi harimo amasaga menshi mu myidagaduro nkeneye ko tuza kuganiraho cyangwa se tuza kuvugaho, kubera ko ni inshuro nyinshi tubona ibintu biba muri showbiz cyangwa se tukabona ibintu biba hirya no hino tukavuga ngo ni ugutwika, ni agatwiko, cyangwa se ngo ni n'abastari, nta muntu ugomba kubavugaho, ntabwo byagenda gutya. Ariko reka nge uyu munsi nje kugira ngo tugaruke kuri saga ya Muheto Divine, inshuti Muheto Divine, kugira ngo tuyisesengure. Nge naje kumenya buriya, reka mbanze mpere kuri characters ndetse n'imyitwarire y'abano bana bacaga muri Miss Rwanda. Ni hamwe ni pepinieri yacagamwe abantu bavuye imihanda yose, ariko mu by'ukuri ukamenya umuntu kubera ko yabaye Miss Rwanda cyangwa se yabaye Gisonga cyangwa se yabaye nyampinga w'u Rwanda, ariko mu by'ukuri utazi ngo uwo muntu yaciye hehe, yabayeho ate, byagenze bite kugira ngo agere aho hantu. Uyu munsi ukamubona ari umustari, ariko ntuzi ngo bwa buzima bwe yabanje kuba mbere yuko aba Miss Rwanda cyangwa se mbere yuko abigiye icyo Gisonga. Ugasanga ni umuntu ufite imyitwarire mutigeze mumenya cyangwa se mutigeze mushaka kumenya, ariko nyamara yakora amakosa tukagaruka tukablaminga. Ugasanga umuntu umusinzi cyangwa se afite izindi characters zitari ngombwa ziri aho ngaho, nyamara yabikora cyangwa se yamara kuba icyamamare yakora ikosa tukamublaminga ko yakoze ikosa, ariko ntabwo uzi wa muntu yabanje kuva hehe, abayeho mu buzima buhe. Ese aje aho ngaho bigenze bite? Arakubita mwagakanzu keza, ni mwiza, azi yari imbere ya kamera agusubize neza, urabona ko afite ubwenge, afite bwa bwiza na culture, ariko ntabwo uzi mu by'ukuri behind scene ya bwa buzima wa muntu abayemo, cyangwa se uwo mukobwa ugiye kuba nyampinga w'u Rwanda afite izindi ndangagaciro. Uyu munsi dufite abakobwa benshi biyorobeka mu bwiza ndetse n'iyo myambaro, yarangiza yajya kuri kamera ukabona ni umuntu ufite igikundiro
ukaba ushobora kuba wamwitiranya no kuba ya delivering ibyo ushaka. Nibyo nyine branding bwa bwiza, ariko bwa bwiza budafite indangagaciro, budafite bya bindi biri gutuma umunyarwanda mwizeramo cyangwa se ari buvuganira abanyarwanda, ugasanga ntabyo. Ndabyibuka hari rimwe na rimwe umuntu avuga ibintu abantu bakabibonamo nk'ubusazi. Njye nigeze mvuga ko Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko, ubwo ni Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, bafite inshingano z'uko aya marushanwa y'ubwiza mu gihe yongeye kuba, njye ntekereza ko umwana kugira ngo ajye kuba nyampinga w'u Rwanda yakagombye kubanza gutozwa, cyangwa se yakagombye kuba afite ahantu yaciye, niba nabyita ingando, niba nabyita hakaba ari amasomo runaka mu bigo by'amashuri atoza b'abana kugira indangagaciro zo kuba nyampinga w'u Rwanda cyangwa se undi muntu wese w'igikomerezwa. Kuko urafata umwana ntiwamutoje, ntiwagize ute kubera ko wenda ari bujye muri bootcamp y'ibyumweru 2 cyangwa se bingahe, wumve ko wamaze kumutoza. Ntabwo biba bihagije. Uyu munsi rero dufite ibigo by'amashuri bakagombye kugira isomo, cyangwa se bakagombye kugira trainings, niba nabyita trainings, niba nabyita gutozwa, niba nabyita iki, ariko hahandi umwana uzaba nyampinga w'u Rwanda yakagombye gutangira kurerwa, yakagombye gutangira gutozwa indangagaciro zo kuba umunyarwanda uzahagarara abandi. Uyu munsi turabona uwo mwana araza kuri kamera, araza from nowhere, aba umustar nibyo, ariko ntago azi nyine gushaka kumainteninga bwa busitari. Ntabwo azi ngo bizagenda bite kugira ngo amainteninge kuba icon w'u Rwanda. Uyu munsi dufite Muheto wamaze gukora iyo mpanuka, si ubwa mbere, yari yihanangirijwe, bwa kabiri, bwa gatatu, bigera ubwo none hatabwa muri yombi. Ibaza iyo myitwarire. Amakuru ntafitiye gihamya naje kumenya ku ruhande nuko yirukanywe mu Mbuto Foundation. Can you imagine umwana utarageza imyaka 25 akaba ageze ku rwego rw'uko atangira kwirukanwa mu bigo runaka akoramo? Uwo mwana azatanga ubuhe burere mu gihe nawe yabaye umubyeyi? Umwana utangiye kugonga imikindo, umwana utangiye kugonga amazu y'abandi, umwana utangiye gutwara imodoka yanyoye, ejo azigisha iki umwana we? Ejo azajya imbere y'abanyarwanda ababwira iki? Hari ibintu mbabona nkumva ntabwo uri umusitari, uri Muheto cyangwa se urundi musitari wese, ko watanga 5,000 cyangwa se 10 byo kugira ngo bagutware wanyoye, bitwaye iki? Ikindi kibazo njya nibaza, inshuti z'aba bakobwa muba mari iki? Iyo miryango muvukamo iba mari iki? Niba uyu munsi ufite inshuti runaka bari muri showbiz cyangwa se nabo babaye muri ibyo ngibyo bya Miss Rwanda, wenda batanywa inzoga, bakabona wasinze, muradandabirana, muraruka, muragira gute, akumara icyo nyine ari inshuti yawe. Dufite ikibazo cy'ababyeyi b'ejo hazaza, seriously, kubera ko dufite generation ntazi imibereho yayo, dufite generation ntazi uburyo nyine tuzabaho mu myaka yindi. Kubera iki? Kubera ko uyu munsi umwana arangirika ku myaka 22, 23, 7, mu myaka 30 aribwo abatangiye none kuvuga ngo ndimo ndubaka ubuzima, agasanga bwa buzima bwaramusize. Ejo n'ejo bundi wabona umuntu agumiwe cyangwa se yandagaye cyangwa se agize ikindi kibazo ngo bazimu bateye. Njye ntabwo nibaza ubundi iyi miryango yacu itumara iki mu gihe ibona turi gutana. Muheto azaburana ku itariki 31 ubwo nejo nibwo azaburana. Ariko njye hari ikindi kibazo naje kuza kwibaza, ndaza kuza kugerageza amamagara umuvugizi wa polisi naza kuza kunyitaba. Ntabwo ibi bintu urubyiruko rwacu rwo gukora, ese ubundi wagira ngo ni shitani yateye muri entertainment? Ubundi harimo uhe muzima ku buryo nyine haravaho saga hakurikire windi, havaho saga hakurikire windi? Nabonye n'abantu ku mbuga nkoranyambaga batangiye kubisanisha na saga yabayeho ya Prince Kid ndetse na Elsa.
bavuga ngo what goes around comes around. Nibyo what goes around comes around, ariko nanone ntago umuntu wakagombye kwishima mu bibazo bye. Nibyo wenda ibyo byarabaye, ariko ubu ngubu noneho Muheto nawe ashaka kumva akababaro ka Prince Kid, ashaka kumva akababaro ka Elsa, ashaka kumva akababaro k'umunyarwanda ushobora kubabara kubera ko undi yamubabaje, nubwo ntari kumucira urubanza. Ariko dutekereze uru rubyiruko rwacu uyu munsi, dukeneye kubona urubyiruko ruzasimbura ba data na ba so na ba nyokorome na bande bose, ariko bitewe n'imyitwarire dufite uyu munsi nk'urubyiruko ntabwo turi gutanga icyizere. Turi sad generation, ntazi ngo ibibazo ni ibihe. Ibaza umuntu nka Muheto rimwe kabiri gatatu urihanangirijwe, ugize gutwara imodoka nta perimi ufite, ugize gutwara imodoka wasinze, ntutekereje ko byibara baguhereza n'uwo musare. Ibyo bintu byose reka ngerageze guhamagara umuvugizi wa polisi numve, ngize amahirwe yanyitaba, numvaga ari ibibazo nshaka kumubaza, akaba yajya kuburana kandi ntabwo ari kunyitaba. Amaye message ngo mwandikire message. Muheto uyu munsi ubu yamaze kuba iciro ry'imigani ku mbuga nkoranyambaga. Yaramaze icyumweru afunzwe, ariko abanyamakuru baranze kubivuga kubera iki? Kubera ko nta fact bari bafite, nta n'icyemezaga ko mu by'ukuri koko afunzwe. Police iza kuza gutanga statement ko deja bamaze kumufunga. Abakobwa bacu bari muri Miss Rwanda n'ahandi b'abastari bacu, we think biragoye kumanaginga ibintu. Kubera iki? Kubera ko ni ikibazo gikomeye cyane. Abakobwa bacu barava muri Miss Rwanda, ariko nta gukurikira ngo ubuzima bwabo bumeze bute, nta gukurikira ngo abayeho hate, arasangira na bande, ese za nshingano ashinzwe. Njye n'uyu munsi ntababeshye, ntabwo ari numva akamaro ka Miss Rwanda, kubera ko na za project batangaza ko bazakora zimwe na zimwe ntabwo zijya mu ngiro, ntabwo zishyirwa mu bikorwa. Ukibaza amafaranga y'igihugu, abaterankunga, biki byose arajyamo, ariko ntabwo turabasha kumainteninga discipline z'abastari bacu, z'abakobwa bacu. Biragoye ko uyu munsi umuntu ashobora kumva nka Muheto, kuko uyu munsi niwe ciro y'imigani ku mbuga nkoranyambaga. Deja yamaze kuba inkuru imusozi. Umwana nabyara umwana azamenya ko Muheto yafunzwe azira ibiyobyabwenge? No, azira kunywa akarenza urugero. Umwana azamenya ya myitwarire wagize. Ubundi imiryango yanyu ibamariye iki? Umuvugizi wa polisi namwandikiye message ntiyansubije, reka muhamagare rimwe natanyitaba, ubwo ndaza kuza kugerageza nyine turebe ikindi kintu twakora. Ntabwo ari kwitaba, ariko yitabye byaba ari amahire. Ntabwo yitabye, arimo arankupa. Ntacyo, ubwo ndaza kuza kureba ukundi kuntu bigenza, wenda nanamvugisha dushaka kuzakora ikindi kiganiro. Ariko ngiye icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga kuri discipline z'abana, kuvuga izi nzoga abana bari kunywa. Hari gahunda za tunywereze, ariko iyo tunywereze imaze iki? Nubwo ngiye ntigeze nyumva sorry to say that, ariko ntabwo nigeze nyumva. Kubera iki? Kubera ko tunywereze ahubwo nibwo abantu banyoye inzoga nyinshi. So iyo campaign iramara iki? Iyo campaign iri kumara iki? Nibyo nyine urashishikariza abantu kunywa inzoga nkeya, ariko inganda ziracyakora za nzoga. Dufite inzoga nyinshi ziri gusohoka, noneho za makeya tubivuge gutyo. Izo nzoga za makeya nizo ziri kuza kwangiza abana bacu.
abana b'u Rwanda, ariko mukazana ngo tunywe less ariko mwarangiza mugatanga license bagakora za nzoga za makeya umwana ashaka kwa affordinga, mwarangiza ngo abantu banyoye yagonga ngo abazimu bateye. Ntago kikiye ko wenda bagonga, nta nubwo nanze ko mukora business yo kuba mwakora iyo business yo gukora inzoga, ariko none tubitekerezeho. Urubyiruko rwacu turarufasha iki? Ko ndi kubona ntabwo mfite ubwoba ko nta babyeyi b'abana bacu bejo hazaza. Urasanga umuntu yamaze kuba umusinzi, yabaye kazizi, yabaye umuntu udashobora nyine arabyukira muri hangover, nta mitekerereze. Ubwo amaherezo araba yaye. Muheto nonaha yakagombye kuba ari umuntu ufite credibility, ariko ubu none hatakaje credibility. Nta n'ikindi kigo gishobora kumwizera kugira ngo kimuhe akazi. Kubera iki? Bazi ko n'ubundi n'umusinzi, n'umuntu udashobotse. Habo nibaza surrounding yawe ni yihe ku buryo udatibaba. Kuki tutagira inshuti nziza? Kuki abanyarwanda twicara tukabeshyanya? Ukabeshya umuntu ko ari inshuti yawe, ukamwereka ko nyine muri kumwe, ariko wajya ugasanga umuntu ntacyo akumariye mu buzima. Cyewe sinzi, hari ibintu numva nkumva agahinda karanyishe kubona umwana w'umukobwa nkuriya. Nigeze kujya ahantu mu kabari, umukobwa yanyoye inzoga araruka ku rwego rw'uko yabuze imbaraga zimutwara, biba ngombwa ko bahamagara ambulance kubera kunywa inzoga, biba ngombwa ko bamujyana mu bitaro. Some of them bakora blackout ku buryo ashaka kunywa inzoga agata ubwenge. Ngambwira uwo muntu azatekereza ate ku muryango we, azatekereza ate ku iterambere rye, azatekereza ate ku kazi akora, kuko n'ubundi ari muri blackout, ari muri hangover. Dufite akazi gakomeye cyane ko kugira ngo abana bacu tubagarure ku murongo. Nubwo bamwe babwira bikaba ikibazo cy'uko umubwiye akumva ko umwanga. Mwibaze uyu munsi saga ziri kuba nyine muri showbiz yacu. Ariko ntekereza ko byose bipfira hasi kuko ntabwo abantu bataza kuza kunyumva nabi, ntabwo nigeze mbabuza kunywa inzoga, ahubwo ndimo ndababuza byaha mukora cyangwa se amakosa mukora kubera ko mwanyoye inzoga. Can you imagine kumva umuntu w'umukobwa arimo aratanga excuse ko yarayasinze ari impamvu yisha akazi, cyangwa se umwana w'umuhungu ati naraye nasinze, nari muri hangover niyo mpamvu nisha akazi. Ako kazi kazakorwa, ese azatangwe umusaruro mu kazi byibura? Nta musaruro na muto yatanga kuko ari muri hangover. Muheto azasomerwa n'urukiko ku munsi w'ejo ku itariki 31, ni mu rukiko rwisumbuye rwa Kicukiro. Ntekereza ko nanjye nzajyayo kureba kugira numve ibyo ashinjwa, cyane ko nagerageje no kumenya amategeko icyo avuga. Ubundi icyo amategeko bivugaho, gutwara imodoka wanyoye bakagufata ufunga iminsi 5 bakakurekura n'amande 150. Ariko igikurikiro ya perimi bayishyikiriza urukiko cyangwa se parike, reka tuyite ni parike, ukazajya kuburana ariko ufunguye. Muheto yatwaye ikinyabiziga yanyoye nta na perimi afite. Ikiyongeraho yangiza ibidukikije, ibikorwa remezo. Ubwo n'umukindo bwa mbere yari yabanje kugonga inzu, ubwo urumva ko yaranyoye nta perimi, arangije agonga ibikorwa remezo. Nicyo kiri kumufungisha uyu munsi. Iyo aza kuba afite perimi
yari kuzajya kuburana gusubizwa perimi, kuko iyo bibaye inshuro 3 bigera mu rukiko ko ufite records mbi bakwambura ya perimi. Umuheto uyu munsi nta perimi yari afite, agerekaho kugonga. Noneho ikindi kiyongeraho, iyo ugonze umuntu agapfa, aho ngaho biba ikindi kibazo, ihita ibindi case. Hari abantu bari kwibaza ngo umuheto kuki ari kujya mu rukiko, umuheto kuki ubushinjacyaha deja bwamaze gutangaza ko agomba kujya kuburana. Nuko yatwaye ikinyabiziga, nta perimi yari afite, perimi yakagombye kuba igera kuri parike, ntabwo yari ayifite. Icya kabiri, yagonze, azafungwa ya minsi 5. Iyo aza kuba afite perimi kuba yafunzwe ya minsi 5, perimi ikajya muri parike akajya kuburana. Uyu munsi rero umuheto yatwaye ikinyabiziga yanyoye bisindisha biri ku gipimo cyo hejuru, arangije yongera kuba yanagonze. Aho niho ikibazo kiri. Umuntu wese uri kwibaza ngo kuki kugonga ibikorwa remezo ni hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 5. Ubwo ni igihe wangirije ibikorwa remezo, byashoboka ko yari buyishyure, ariko uyu munsi ntibishoboka. Kubera ikikwera ko deja yamaze gukora icyaha kimufunga. Uyu munsi twibaze ngo abastari bacu bameze kuriya, tambukamo narinda ndabikata. Ntabwo ndebera niba kiri kuri recording, ndebera niba kiri kuri recording amana, ndebera niba kiri kuri recording. Sinzi, urumva ni ukugira ngo buri wese aribaza ngo birarangira bite. Ese umuheto arajyanwa gereza, biragenda bite? Ibyo byose ni umwanzuro w'inkiko. Nibasanga agomba kujyanwa muri gereza kubera ibyaha yakoze, azafungwa. Nibasanga kandi bagomba kumubabarira, bazamubabarira. Nibasanga hagomba kuba inyoroshyo, birashoboka. Gusa nanone ntekereza ko ibi bintu byatumwe less bakagombye kubishyiramo imbaraga. Ahubwo bene nk'uyu muntu uyu muheto wanyoye inzoga, yamara urukiko rwamara gushyiramo inyoroshyo simbizi, barangiza bakavuga bati umuheto agiye kuba brand ambassador wa Tungo Less. Nazo pin turimo turagana. Njyewe ntabwo numva ukuntu umuntu nka muheto ashobora gukora ibintu biri stupid byangiza career ye kugeza ubwo anywa inzoga bingana gutya, kugeza ubwo ata credibility umunyarwanda wese akamenya ngo Miss Rwanda yamaze gufungwa, yanyoye bisindisha. Izo records ntaho zijya. Ibitangazamakuru, nabonye ibitangazamakuru mpuzamahanga byabyanditse. Do you think ibyo bintu bizasibama? Sinzi. Hano hanze abantu mwita ngo nabastare, ubuzima babayemo bw'ubusinzi n'ibiki n'uburaya n'ibintu biri aho ngaho. Ntabwo nzi impamvu, sinzi niba hazabaho uburyo bwo guhugura abantu uburyo umuntu aba umustar, uburyo umuntu yitwara yabaye umustar. Ntabwo munabujije kunywa, sinabujije kujya gusura inshuti zanyu, sinabujije ibiki byose, ariko hari uburyo abantu bitwara kuko uri mu public figure. Hari uburyo witwara. Hari abahanzi tuzi tutatwabona mu masaga, hari abastari tutatwabona muri saga. Bivuze ko se badakora saga, barazikora ahubwo hari uburyo bazikoramo. Hari n'uburyo birinda izo saga, hari n'uburyo bitwara nyuma ya saga. So reka nsoreze ahangaha, ariko ejo nzajya ku rukiko, nzaza mbabwira updates zindi, cyane ko none dufite saga nyinshi. Dufite saga ya Harerimana Jean Bosco ukurikiranweho ibyaha byo kwihesha icyundi mu buryo bw'uburiganya.
afite case zigeze muri ebyiri, hari n'urundi rubanza narwo agomba kuzaburana narwo ruri pending. Dufite saga nyinshi hano hanze akamananye. Iyi showbiz yaraziwe. Reka mbashimire cyane, nitwa Leandre ni umugabo, tujye tubana mu biganiro bya buri munsi, ariko nyaboneka niba uri urubyiruko please reka mbivuge, hindura imyitwarire. Niba uzi ko ukeneye iterambere, niba uzi ko ukeneye kubaho mu buzima bwiza, hindura imyitwarire. Sinakubuje kunywa inzoga utabyumva nabi, sinanakubuje kuba wakora ikindi kintu cyose, ariko hindura imyitwarire. Hindura imyitwarire, kuko abantu bose banywa inzoga siko abasinzi, abantu bose banywa inzoga siko batwara imodoka abantu bose banywa inzoga siko bagonga. Ariko wibuke ko polisi igomba kuguhana mu gihe cyose wanyoye ibisindisha ugatwara. Bisubiremo, niba uzi ko unywa ibisindisha ugatwara, ufite ikibazo. Witwaje icyo uri cyo, ubustari cyangwa se izindi poste zo muri leta, cyangwa se mu bindi bintu ukoramo, ukumva kurenze ko nta muntu wagufata, pay attention. Ntabwo twakubaka igihugu turimo dufite abasinzi bangana gutya. Ntabwo twakubaka igihugu dufite urubyiruko tumeze dutya. Nyagasana barinde. Nge nitwa Leandre Nimoga nk'uko nabikubwiye, ubundi tubane no mu bindi biganiro bitandukanye bya buri munsi hano kuri Rare Entertainment. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Uko bizagenda kose nzajya nza hano mbahereze ama updates. Hari amakuru nanze gutangaza, nzatangaza nyuma yuko mvuye ku rukiko.